Njyewe njya nibaza impamvu ureba nko kuri Facebook, iyo urebye kenshi kuri Facebook ushobora kubona abantu nka 50 harimo ADPR nka 6, Catholique, Adventiste. Noneho ukibaza se ni ukubera ko bakunda idini cyane, ni ukubera iki ako kantu wabukazi se? Kuki kuri Facebook Nyine wabukazi impamvu abantu benshi kuri Facebook ugasanga umuntu yitwa ngo Nyirarukundo Catholique, Nyirarukundo Adventiste, undi ngo Umulisa ADPR, ADPR Mukamwiza. Waba ubizi impamvu se? ibyo ngibyo rero ibyo kuri Facebook nibyo gusa ugasanga umuntu abantu bagiye bitwa amazina y'amadini none utabizi ngewe ntibibona nanjye ntibibona byaranangaje mu friend wanjye ngo ADPR Nyirarukundo ngo ADPR Umulisa yiyise gutya kubera iki? Na kandi koko natekereza nkabanzi ko n'umwadepe ndavuga nticaye gusa gukunda idini atubwo nuko ava muri korali gukunda idini n'abantu kugeza naho byerekana ahantu bose ko ari umwadepe we none akarishyira ku izina rye gusa abone ibintu yakoze iki ku buryo avuga ngo ni twadepe cyangwa babaga bari kugira ngo yenda bamwe babagira pasiteri korali oya nuko wabundi nyine ufungura Facebook mu Kinyarwanda bakakubaza ngo izina ry'idini mu mutwe wawe hahita hazamo aho usengera. Hayari abantu benshi nta ADPR kubita ADPR. Ubwo rero nta Kinyarwanda izina ry'idini se ubwo okay ntago ari izina ry'itorero church bahita bakubita ADPR Catholique Adventiste. Ndavuga ngo nanjye njya kwifungura byambayeho barambaza nayifunga mu Kinyarwanda mbona bambaje izina ry'idini tani kubitira ADPR ko nanzi ko ndi umwaDPR nyine ibyo nabyo byo biroroshye kubita mu Kinyarwanda rero abantu benshi no bayifungurira wari we wese kugira ngo icyo bajya bamubaza aragisubiza ibyo yumvise. Ngewe rero mbangubiseho ngo ADPR ariko ngiye ntago byahise biza nyine ngo bigire nyuma nakomeje gucekinga ndareba sanga ni irindi zina ry'iri Kristo bambajije. Kiri Kristo. Buriya se ni Kristo cyangwa ni Kristo? Hari iri pagani ni Kristo. Iri Kristo niryo baba bakubajije niyo mpamvu bakubaza ngo izina ry'idini. Ariko rero ni Kinyarwanda kirabona kumenya ngo izina ry'iri ubundi ibyo bavuze izina ry'iri Kristo. Abantu bose ni abakristo. Izina ry'iri Kristo ni rimwe njye. Kuki se batavuga izina ry'Igisilamu? Kavuga izina ry'iri Kristo. Ubundi babivuga mu ntuze ebyiri ari iri Kristo ni Kinyarwanda cyacu gifite ikibazo kabisa. Iri Kristo ni pagani. Nyine reka dusuzume. Mbigusobanurire. Iri Kristo ni izina ry'Ikinyarwanda. Urumva? Ni izina ryo mu Kinyarwanda nyine. Niryo bita iri Kristo. Urugero? Shimiyimana. Iryo ni iri Kristo. Iryo ni iri Kristo. Noneho Shimiyimana Jean Claude. Ubwo Jean Claude ni iri pagani ni izina ry'inyamahanga niko bifatwa. Bivuze ngo none se iri Kristo iri pagani bishatse kuvuga ko nk'umuntu yitwa Shimimana Abdul Karim ese iri Kristo ni iri nta nubaho abasilamu bagira amazina yihariye nta Shimimana ubaho ntawe yitwa Kalisa se Abdul ahubwo nyine ubaye umusilamu nyine bakubatiza izina ryabo ry'Igisilamu nyine ndibaza aramutse yitwa Kalisa Abdul Karim cyangwa Kalisa Muhammad izina ry'iri Kristo ni iri umva babihaye umurongo uwo murongo waba umusilamu waba umukristo waba umuki ugomba kugendera iri pagani bari n'iri Kristo rihari. Abakristo rero cyangwa mudufashe ibintu rero ndikumva binacanganye izina ry'iri Kristo none bose ni abakristo harimo abasenga Buddha harimo abasenga harimo amadini menshi hari n'abasenga Kristo wikwirengagiza yuko hari ibintu tuba duhuriyeho twese waba uri umukristo waba uri umusilamu nose kuki nika nk'urugero ku bigo by'amashuri ko bafata abanyeshuri bose bakabajyana mu misa
harimo abasilamu, harimo abo ba ADEPR, harimo abo bakatolike. Kuki mwese bafata bakabajyana mwaho ntibababwira ati buri wese ajya ahasengera n'undajya ahasengera bagahita. Uwo ni umurongo w'idini ariko ntibibuza yuko nabo badahabwa umwanya wo gusenga mu madini yabo. Barayahabwa ariko hari ibintu biba bihuriweho ni nk'uko nyine naho ngaho birazwi nyine ko tubihuriyemo. Ariko uremera ko ikinyarwanda gikomeye? Hehe se gikomeye. None se izina ry'idini bati ADEPR, Katolike, Adventiste, ubundi idini ni idini ni iyo tuvuze ngo idini, ijambo idini nyamara mu cyongereza birasobanutse first name last name, ariko iyo bije mu kinyarwanda yo gusanga tutazi ni ese ubu tuzi ruhe rurimi tubizanye kuri. Ariko rero wa mugani reka nanjye mugarukira ikinyarwanda kiragoye. None se izina ry'idini ubundi umuntu akubwiye ngo mbwira izina ryawe ry'idini ubu byaba bisobanutse. Nitwa Mushimiyimana, mwumva ko ari izina ry'idini mvuze, kandi izina ry'idini tuzi ko ari ADEPR, Katolike. None warangiza ngo nukuri nacyo ntacyo tuzi. Noneho njye wumva ikibazo nifitiye ibyo bintu kuri Facebook narabibonye ariko sinabwabone umuntu babashije izina ry'idini ngavuge ngo Isilamu ngagira nkuko tujiraho ADEPR Diane ADEPR. Yenda byo umuntu yabona ko bishaka kubiterwa nuko nta muntu wafunguye Facebook w'umusilamu. Ubwo barasobanutse barize awayifunguye mu kinyarwanda ari umusilamu ngo bamubaze izina ry'idini ntawe ndabona. Oya umuntu uzi gushakisha byibura ADEPR bameze gutya Adventiste, Katolika. Niboneraga nka ADEPR kanaka. Oya ugiyeho ukandikamo ngo Adventiste ubona ba Adventiste umurongo wakubita ngo ADEPR ho niyo gusa. ADEPR yo abantu benshi naba ADEPR. Wakubita ngo Katolika usanga ngo shima Imana Katolika. None ikintu gitangaje na nyirayamara kwifungura yajya abona amazina ye akabona ngo ADEPR Diane, ngo ADEPR Umulisa, ADEPR kanaka nawe ubwo bikamucanga. None se ubwo tuzi ikinyarwanda koko? Oya tugizanye ariko abo bantu ntabwo babarenganya. Facebook bafungura mu kinyarwanda niko bigenda abantu benshi bibabaho rwose. Ikibazo ni Facebook cyangwa ikibazo nuko tutazi ururimi? Kuko twakabaye kuba umuntu avuga idini ugahita wumva icyo ari cyo. Uyu munsi umuntu akubaje ngo mbwira izina ry'idini ryawe, mu by'ukuri ntabwo hari wahita avuga ati ADEPR nkuko nguko, hari n'uwahita avuga ati ambajije ryarindi koko bagiye ngo mu mitwe yacu izina ry'idini cyangwa Jesse ndamse ni first name last name sindasobanukirwa ibyo ariko ibintu nk'ibyo. Niba rero ntashobora guhita amenya icyo ambajije ni ukuvuga ngo haracyarimo ikibazo. Abantu benshi izina ry'idini ahita yumva ahasengera, ntabwo ahita yumva ko ari izina ry'iwe ry'Ikristo bamwise yabatijwe. Abasengera ahita yumva ko. None se reka twongere turebe akantu ko urabizi ko nyine wabimbwiye ati nanjye nigeze kubikoraho mbona bambayeho mu kinyarwanda njye ariko nahise mbivumbura mpita mihindura mu cyongereza. Nk'umuntu udasenga se yari kwashyiramo utudomo. Udasenga nawe udasenga utabaha akubitamo idini akunda tayivuga tabu reka nibere umwateperi cyangwa reka nibere umukatolike. Ariko ababeshya ubundi se ibyo ngibyo ababeshya ariko kandi uriya mwirondoro ni umwirondoro wawe. Facebook se si umwirondoro w'umuntu sibyo? Niwe ariko abenshi niba inyoma kuri Facebook. None abantu gute se abantu benshi bize za kaminuza no undi wiyize ngo ADEPR kanaka nawe ngo yize kureba ukabona yize kaminuza wamwandikira icyongereza agabura icyo gusubiza kandi yanditse ko yize kaminuza Butare. Kaminuza Butare ni Nyanza. Butare na Nyanza. Noneho se ngiye ndibaza ikibazo kimwe. Niba umuntu nyine wamugani
reka tubanze turebe kuri iki kintu sibyo aravuga aranditse ku mwirondoro nyine urumva yashyizeho idini ubwo ni rya torero nyine izina ry'idini arangije agaragaza aho yize yarangije kaminuza mu bintu runaka sibyo mu bintu kuki babishyiraho kuki umuntu yashyiraho ngo bishatse wishyiriraho kuri umunyakigali cyangwa se ariko wa mugani uze kunkorera njye ndi kumva uze kunkorera akantu undebere ko byibura hari uvuga ati jyewe navutse hehera Nyaruteja nawe wabona usanga Ikibungo usanga bose cyangwa se Katabagemu ni Nyagatare cyangwa se biriya bice cyangwa se ngo Gikunda mvura za Rusizi cyangwa ku Cyato za Nyamasheke bivugira Kigali bose ni Kigali Nyanza Kigali noneho rero uremeze ko ari ibinyoma hano shi Kigali nawe ni Kigali byo kuri Facebook ni ibinyoma gusa nibihabera nibitangaza guhera ku izina ry'umuntu ni ikinyoma kuko benshi bitwa neza bitwa hari n'abajya nanira gusoma najya gusoma izina rikananira pe rikananira ariko nyiraryo ubanza bazi no kurivuga ariko njye rikananira kumva wajya no kumushakisha teka ndebe ko yenda nyirarukundo abaho ukaba muhiga ntumubone bafite tuzina biyise nyine buri wese yita tuzina akunda akadushyiraho uko nyine asanga ujya kuri Facebook we ni comedy gusa comedy nyine ari ikintu nakubaje utansubije kaminuza umuntu ni gute umuntu avuga nize Butare yenda nta nahazi sibyo kandi uzi neza ko mushagura n'umuntu kuri Facebook sibyo akakubaza ise warize ise ubwo icyo gihe uramubwira ngo hoya kandi warabishyizeho byangwa se iyo umaze kujya kuri iyo umaze gufungura Facebook iyo ubonye umufurende mugachatinga ibyo wagize mu mwirondoro gira ngo uranabyibuka ibyo washyizemo ko wize kaminuza kuri mva cyakoze ahantu utuye byo uhita uyivuga oya ariko hari ibyo uba waragizeho ko utuye Kigali Nyamirambo ubundi ntibabeshya bakubwira ngo ndi Kigali kandi byahe atanahazi ariko no kuvuga ngo ibyo byo kwiga ntaba yibuka niba yarashyizeho ko yize araheruka yuzuza imyirondoro nibwo rero umutipa yise amwandikira Icyongereza agahita muboro ni ahandi risome inshuro zingaho irisubiramo nashatse kuvuga no biriya bintu bihaye by'impine shaho akakwandikira impine gute nyine gute impine gute hari n'utuntu tw'udutera imene tugenda twaduka for example urugero ngo nice pick nice pick ugira ngo abamenye icyo ashatse kumubwira ni bangahe nanjye simbese uranteze ubundi se bisobanura nari sinzi ko ari ikintu kiri fresh ikintu kiri cool ikintu cyiza pick pa cha i nice pick ukamurya sini nice pick ni ahubwo ubuzi no gusoma uba warize ariko shana ibyo se ninde nawe byananira kubisoma utundi tuntu n'ikiwe njyewe cyo mbona baduhinahinnye umva impine gusa ariko bagiraho n'utuntu tw'udusirenga ukamurya sini atari uko wanze kumusubiza ahubwo byakuyobeye ese ndamubaza hafi yahita se reka mwihorere nigeze iyo mwihorere se niba ataguseka napo wigira nkaho nyine akaguhamagara ukamubwira ati njyewe umbaza n'ibintu byinshi ni injuga nyine kumutera injuga nyine ariko shaje ibintu byo kuri Facebook ni comedy mana ubwo mu yandi magambo amazina ariho ni amabeshanyo kubera ko batanga amazina y'amatorero aho gutanga amazina yabo ikindi babeshya ko bamwe bafite ibidigirisi bafite akazi keza kandi
babeshya ikindi amafoto aha cyangwa yose ni ukuri ayo bapositinga se amafoto donc usigaye ujyaho ukabona umuntu hari abashyiraho ayabo hari abashyiraho amafoto ugacata n'umuntu ubona ngo uwo muri gucata niwe kandi atari we yarashyizeho undi muntu byariyise nk'umusitari runaka abantu benshi rero bari mu buyoba hashobora guta turi inshuti na urugero na Kirisizi ubonye agafoto kiwe Kirisizi arangije yanga ati makanimara agahita zitanga yiruka atereka ngo n'izindi agenda avuga ati tuzi ko turi inshuti na Kirisizi we kuri Facebook turi inshuti akumva ni ibintu bya danje nyine kandi ubwo ni igifoto bakubise uwo muntu siwe ariko ngo bari inshuti wagira inama iki se yenda tutiriwe dukora ntuza abantu bakoresha Facebook ariko rero none se rero n'abantu yenda bari kutwumva bazatubwire nje nkunda kwibaza ese buriya nk'umuntu yenda wagiye kuri Facebook yavuze ngo njyewe ngo nize kaminuza yenda yararangije primaire amazina akayahindura sibyo akavuga amazina yenda akavuga amazina mbese ataraye iwabo yenda ni Nyaruguru Rusenge akavuga ko atuye mu Biryogo cyangwa se ku Muhima cyangwa atuye Gikondo abantu bazadufashe batubwira ese ubundi muri Bibiliya cyangwa se ku bantu basenga se Bibiliya bivuga wiki ni icyaha si icyaha ni donc bazatubwire cyangwa se ahubwo abo bantu babikora uwo muntu abagamije kameje iki se uwabikoze waho ni nko twavuga nk'umwe wa Gatolike kuko abatabizi we ntacyo bagamije kuko abatabizi ariko nk'umuntu uvuga ngo nize kaminuza ibunaka cyangwa se nize muri groupe scolaire ya nziza runaka indatwa n'izindi kandi atari byo nkeka ko abagamije kubeshya ariko reka nkubwire ntabwo twabaseka kuko niko baba babizi wabuzi ko wize muri groupe scolaire officielle cyangwa se za icyapa nuko nawe akoresha Facebook nk'abandi ibyo kuvuga ngo amakuru atanze niyo cyangwa se yo ntibimureba icyapa nuko bamwemerera nuko ntawe uzabimubaza ko bihindukira se bayimubajije akavuga ibitandukanye n'ibyo yabajijwe ukabaza umuntu utese uti akantu kajya kakunda kunsetsa ugasanga umuntu yenda urabona kuri Facebook yitwa Ashurey sibyo tuzina nyine kudusirimu ko muri iyi minsi Ashurey aryo ari n'utundi se byibura we wabuze genzi ka Ashurey akana kahira twije tsana twaje n'twisha abantu bita Kesi Kesi Ashurey utuntu nyine turyoheye amatwi ukumva umuntu aratu nitwo ukabona nitwo yitwa kandi siyo mazina none wamubaza ngo yitwa nde ngo nitwa ngo Claudine ariko buriya ntibibabaza ababyeyi kubona umwana baramwise izina babara babiziranye urugero umuhungu n'umukobwa barahahuriye kuki nje nabonye nje nkubona nkande nka Shurey sibyo kuki se nkubaza izina kubera ko mbona uva nkubwire nibisanzwe babiziranye umutipe araje arabibona ko witwa wenda Tumukunde Giselle sibyo Tumukunde Giselle Oji ako kantu ko karanyitse oya buretse ukomeza Oji nyine mba ngira ngo ntaza kukwibagirwa kuko kubaza yo bongereho ako kantu ngo Oji ubundi kasobanuye ibiki ntabwo nje mba mbyumva pe Oji mvugo zisigiye kugezweho Oji nyine original nyine kiri special ikintu cyiza Oji udasanzwe muri make niko mbisobanura noneho arabibona ko ariko witwa muri aratangira gushotoye muraganiriye none se witwa nde
witwa nde kandi abibona amazina ya nyine muri abafrendi bisanzwe ariko abirenzeho ngo witwa nde ako kasimbuka ubwo nyine mise nibaza ese icyo gihe uramubwira ngo amazina yanjye nayo ngayo ureba cyangwa umubwira y'ukuri uvuga ngo iki umubwira nyine iyo wishimiye ko mugirana ikiganiro amakuru urayamuha nyine urambwira iyo wishimiye ikiganiro nawe uvuga ngo iki iyo utacyishimiye uvuga ngo iki ibyo bintu ndashaka kubinsobanurira reka nishyire mu mwanya wa mbere ndi bwishyiremo n'umwanya wo kuba namwishimiye atangira ati umba wambaje uko nitwa ngasha amazina yanjye ubusanzwe nitwa Uwineza Claudine nuko nyine hariya nabonye nyine kuri Facebook niyise koko ariko nitwa Claudine nyine niyo mazina yanjye bwite nyine ubusanzwe Uwineza Claudine for Florence nyine niyo niyise akakwita nawe gucukuza ngoze kubera iki nyine wiyise amazina atarayawe gushaka nyine ngo two tuzina ndadukunda nkunda nyine niyo mpamvu nagise nuko nyakunda urumva akidefanda gutya hanyuma se iyo atamwemeye akamubaza witwa nde kuko impamvu ntekereza ko impamvu kubaza kiriya nuko nuko nawe abazi ko ibyo wavuze atari byo ntavuga ati ntukabaze ubuse ugiye utazi umuntu wandikiye uwo ari ubuse nta mazina uri kureba ako kanya nawe uba mututse nyine ni cya gihe utanga ubona ati ubundi uyu nguyu waranyandikira ubu kirambaza iki wenda ubonye n'agafoto kariho ubona n'ibihura ugatangira kumutura umuci yajya kubaza za koto gusa koto ibintu bidahuye n'ibyo akubajije kuko nk'uko uri kumwikura ariko iyo wamwishimisha si ukumuha amakuru ni ukumubwira amazina yawe ababyeyi bakwitse ukayamuha neza akakubaza kwise ngo wiga mu wa kangahe kandi arabona ko wize muri UR wiga mu wa kangahe ubu se wiga mu wa kangahe hehe urumva ababikubajije imyirondoro ntiri hariya kuri Facebook ntihari ntiyayibonye ariko akarengaho cyerekana ko nyine ari ibintu nabo baba babiziranyeho ko ari ibintu biri aho ngaho nyine we nawe iyo yashatse ko muba friend nyine mumenyana bya nyabyo mukajya muganira akubaza amakuru ya nyayo atarayo hariya y'ibihuha kuko ntawe utazi ko ari ibihuha biriya bintu byo kuri Facebook ntibiwatse gute kandi abantu bajya banasezerana erega biri none urabona umuntu erega nubwo yenda bavuga ngo ntibihuha barasezerana ariko ni ukuvuga ngo ari amakuru umuntu ayatanga kugira ngo yibonere account nyine muri Facebook nawe yemererwa gukoresha Facebook ariko ntabwo bivuze yuko ariyo y'ukuri nta muntu wayagenderaho nta muntu uvuga iby'ukuri ko bayagenderaho umuntu akava i Rusizi undi akava umwe atuye Rusizi undi atuye Rusumo sibyo iburasirazuba n'iburengerazuba bakayagenderaho ngiye kureba nde ngiye kureba sheri bagahurira i Kigali imyirondoro naho ubarizwaho wavukiye abantu twicara tugenda uno munsi ndi i Kigali ejo nzaba ndi i Butare cyangwa ndi i Nyanza umuntu azakubaza ati subahe utuye nibera i Nyanza kubw'akazi ho nibera kandi nakizeho ko ndi umunyakigali cyangwa se ndi umunyabutare ariko muri aka kanya ahantu undi muntu tuzagirana chat nzabwani nyuma mwaganiriye ati ndi i Nyanza usiko nanjye ari homba we nanjye ni homba koko se abariho aba ndabizi no abatipe yanakubwira ko ari haba kemera gatega ati tubonane none imitwe akavuga ati usiko nanjye mbi Nyanza nese ubu Nyanza hagana aha Yesu uziko kare nari mpari warahira ubwo chat reka yabaye chat turachatinga wabaye busy kuri meze ngo tubonanye gute se ngo simbizi nyine simbizi mugapanga mukageza igihe munahuye naho ngaho wamubwiye umutipe baremera agatega kaza we yakubwiye ko aba i Nyanza nawe uteye n'uwi wacu turaturanye tuzi ko nanjye ari iwacu we cyangwa ngo ndi i Kigali ngo nanjye niho ndi ngo Kigali ahagana he ku Muhima nanjye niho ndi uko bahita bavuga ngo nanjye niho ndi
iyo bagiye guhura rero iyo bagiye guhura nyine iyo bagiye guhura barahura none ko nzi ko nzi wigeze amukata ati njyewe ntabwo mubona mbere y'uko mbona aracunga none se reka nkubwire nawe ujye ushyira mu gaciro sibyo tegura n'umuntu utazi ugiye guhura n'umuntu ntumuzi pe nawe ntakuzi yewe nari amafoto dushyiraho rimwe na rimwe aratubeshyera sibyo atubeshyera iki hari abantu baberwa n'ifoto akaba ari mwiza ku ifoto shaho igitagaza nawe wakwireba kuko ukabona ntubaho ahubwo bo nta muntu utaberwa n'ifoto biriya byuki uzarebe nyine singuciye mu ijambo ariko uzarebe nk'abantu ujya kubona ukabona kuri Facebook uyu munsi twivugiye ka Facebook niko twashoboye ugasikororinga ukajya ubona ni nk'abamarayika gusa ariko wagenda mu muhanda ukaba wava i Butare ugataha i Kigali nta mumarayika n'umwe muhuye biterwa n'amatelefone bakoresheje kugira ngo umuntu agire wenda ifoto nziza isobanutse kandi wajya gushyira ifoto hari isa nabi ntiyagusabye ngo mpaha amafoto ureba twa dufoto twiza rero reka aho ruzingiye akubwire ngo duhure waramuhaye umuzungu urabanza ukajya ukireba ukira gutwara kugeza ku musatsi warambona ate we ukajya ureba ukajya wireba wowe nyawe ugereranya n'iki n'ifoto ya foto wamuhaye ukajya uvuga si ibi bintu biraza guhura we ndebera hara nari ifite ibyiza by'umweru uza amaso yashiririye gutya ndebera kabiri nta n'imfite karanyerera ngo muze ko mbona hano rwose hari ibiki n'ibibara n'ibiti ntigatari ndasabye ndagaragaye ntibise ndabyanga gute ukajyaho ukivugana ukabunza imitima ukavuga ati ariko nta kundi ndi bukoreshe tekinike sindi bumwiyereke ntaramubona ushobora gusanga nawe ari nta kigenda twese turaberanye mwese murabanyabinyoma nawahenze undi cyangwa nkavuga ntibyo ari byose uyu nguyu ntari bose ke nawe ndabona rwose ari nkanjyaha sibyo ukitegura ukagenda ukahagera mbere cyangwa se nubwo utahagera mbere we wenda we uje kukureba wakahagera mbere ugahagarara nk'ahantu ntaba kuzi ugatangira ahantu mwavuganiye guhura ugatangira se yaba kureba se waje nakureba se arakuzi ntago aba akuzi ate se ugeze hengeze aha n'aha bo njye nahageze ndaje mpagusange niba wahageze none se wambaye gute mbwira ukuntu wambaye nyine nze guhita nkubona ntahita nkubeshya hita nkukubita ko nambaye ikoboyi kandi nambaye itisi nyine murabanza mugacenga ntakakubeshya ariko ibyo byose ukagira mu bantu bari aho ngaho wijijisha se n'uriya yaba ari wakabona nk'umutipe se yaba ari uriya ntabwo ari uriya ukaba mu batipe iyo uri umukobwa cyangwa se waba uri umuhungu ukajya ureba mu mukobwa turi aho hafi aho ati buriya ni karishya kajyanye n'ibyifuzo byawe uti ndaje mwire telefone uti buriya ni karishya pole noneho ukabanza ukitsimba hariya ukamureba ati nambaye agapira gatukura wenda n'ipantaro y'umukara n'urugero ati nambaye imikara gusa nambaye gutya agakanzu k'umukara nambaye gutya nawe nyine ukamurangira ukuntu wambaye yarangiza ukamureba yaba nyine ari jorije ataramenya wagwani akakubwira ibyo yambaye ukabanza ukamureba neza ukamuhera ku rugendo yambaye ukamugeza ku musatsi nta mutipe bitewe n'uko umubonye wenda uko wamutekerezaga cyangwa uko wamubonaga mu ifoto wenda urabona kurenzeho urikanze uriya we rwose yankubita n'urushyi nta n'icyo ndavuga wiheza cyangwa se ukavuga ati turiya nta nubwo twahagararana cyangwa ahita uvuga ati nakubonye n'isuriyeyo ahita aguhakanira mutarabonana kuko njyewe hari uwo nzi byabayeho
hari umukobwa w'inshuti yanjye nzi ibyabayeho agiye guhura n'umutipe yarakunze ijwi ikintu cy'akajwi cyo kiraga ninde wari ufite ryiza umutipe yari afite ijwi ryiza umukobwa ryaramusajije hahandi anambwira ati mbese umva avuga neza bana yewe yarananyumvishije bari kuvugana numva avuga neza koko nawe umva uratwawe numvise ari rya jwi nyine umva ryiza buri wese ashobora gukunda hari abantu bavuga neza urabizi noneho aragusimbukiye agiye guhura n'uwo mutipe nawe yimejeje neza nyine akoresha ubwo bwenge bwo kubanza kwitsimba ngo amurebe naye ndaho nasigaye mu rugo mfite amatsiko umukobwa ati twagiye guhura wa mutipe twagiye guhura mfite amatsiko y'ukuntu araza ambwira se we bite byawe y'ukuntu araza ambwira yaje avuga ati yewe gaye mana yanjye mbega umutipe twahuye we tumva ngewe kuko yaraturutse ahantu kure yaturutse ni Nyanza ariho hose ntacyo nyine akoze akagendo tu arangije araza umukobwa nyine arijijisha barahura ariko umva yaje arira ati mbega barabonanye byibura se bombi barabonanye batisha rishusho igihe cyane nataye niyo amuziza nyine uburyo yamubonyemo nuko ariko ashobora no kuba afite agatima keza by'umutima mwiza si ibyo ngibyo nibyo ureba mu mutwe wawe wishyiremo ko ukundura abatipe barebera ugasanga ni igikuri cyangwa se wishyizemo ko ubona ari inzobe ugasanga ni urukara arijimye bitewe n'icyo ukunda abantu bose rega ntibakunda inzobe abakunda inzobe nyine nanjye nibyo mubwiye wa wundi ubikunda yarabyishyizemo agasanga bihamanye n'ibitekerezo bye n'ugushaka kwiwe icyo gihe ahita bivamo urumva ko ibibera kuri Facebook ntago nk'amamunwa benshi bajya bahura rwose bajya bahura umwe akihisha hariya akabanza akakureba yabona bitavamo akahita kukatira ugasubira bitamubonye da none se ubwo iyo usubiyeho murongera mugacata cyane nyine muracata ariko ubwo urumva chat noneho ziba ari izibukiha gusa chat yari ivanje yari hani nkumbuye ko kubona ejo kwa kabiri sinjurota mbyutse sinjurota umunsi ukeye noneho wavayo ati wewe gute ati Korodi bite akakurya sini reka murashwana mugatukana iyo barimo uzi gutukana aragutuka ivumbi rigatumuka ugasigara wibaza noneho rero bya bintu nanjye ngenda rero niba ariko disi hari abahura bagahuza bakanabana nzi babanye pe barabanye ariko sinzi nyuma yabo niba byara bakoze mariage barabana baranabyara sinzi niba umubano warakomeje cyangwa warahagaze ariko bibaho ubutaha rero tuzabakorera kuri iki kiganiro kivuga ese is love Facebook legit urukundo rwo kuri Facebook rwashoboka ciao